Ladies and gentlemen, nongeye kubasuhuza abantu mudukurikiranye kuri Kidasamura TV Rwanda. Rukiritoma yatangiye, turimo turarukirita abakinnyi binjira muri filimi nyarwanda. Nkuko mwabibonye n'abandi bose twagiye dukorana ibiganiro, umukinnyi araza hano tukamubaza ibibazo bitandukanye, yabisubiza neza akinjira muri Kidasamura TV Rwanda. Muri seri tugiye gutangira izaba ifite ibice 100, bishobora kurenga bikanarenga 100. Turi kumwe n'umusore wifuza kutujoininga muri Kidasamura TV Rwanda, twamuvugisha tukumva imana afite. Ese ni muntu ki, aturuka he, afite imyaka ingahe, ese ibingibi babikora bikunze, ese ibingibi byamutunga akazi ka buri munsi? Nibyo tugiyemo. Umeze utese? Meze sawa. Nta mahoro? Nta mahoro. Urashyushye ariko kabisa. Cyane. Uri mu mavuta? Namwe basiga Yesu. Namwe basigaga Yesu. Aha. Rero watangira wivuga amazina yawe. Oya, amazina yanjye ni Regis. Regis. Regis umustar se? Regis na Regis. Nitwa Regis. Bivuze ngo nawe ariko urumva ko ufite intumbero yo kuzamuka. Yo kuzaba Regis. Yo kuzaba Regis. Bakwise neza sha. Umeze utese? Chameze neza. Uturuka he, ukomoka he? Nkomoka i Kanombe. Komoka Kanombe ni uvuka ni utuye undi shatubwira imva n'imvano koko abantu binjiramo hano batubwira imva n'imvano igisekuru cy'abaho bakomoka ko ushobora kubeshya bakavumbura. Imva n'imvano yanjye navukiye mu karere ka Kicukiro. Akarere ka Kicukiro. Yego. Noneho ufitiye impano? Ufite impano nziza cyane kandi impano nyine abantu bakunda, abantu bashobora kukureba bakavuga ati nibura uyu mupeti azi gukina fresh. Tigushaka abakinnyi binjira muri Kidasamura TV Rwanda, hari episode tugiye gusohora izagira episode 100. Niyo mpamvu turi kurokirita abakinnyi. Nzi gukina film. Uzi gukina film? Yego. Ubu nk'agace yenda twagukinisha ngo abakinnyi baze kuko abona nzi ko kabahereza ni nk'akahe. Uze kubereka hari agace nigeze gukina. Ndi gushuka umugore ngatanga uburozi. Uri gushuka umugore atanga uburozi. Gatanga uburozi ku bamwambuye amafaranga. Ko ndaza kugakina abanyarwanda twumva amanota bari buze kuguha. Yes. Uhawe ikaze kuri Kidasamura TV Rwanda. Yego, ni karibu. Hano nta kintu bisaba, nta amafaranga bisaba. Icyo bisaba no kuba ufite umutima ukomeye, nyine umutima wo gukora, ugakora ibintu bikunze, mukajya kuri shoot nusakurisha abantu, mugashutinga neza. Murabizi ko kuri shoot yazamo na rwaserera. Umuntu yaguhereza role ukina, nugisigane cyangwa uburane iyo role uyikine kuko ari we babanje. Ubundi je Flori yose wamye yo kwicuri yo kugenda ncuritse, wamye yo kugenda ngaramye, wamye yo kugenda nkambakamba gute. Na role utakina zose ewana ndiyo. Abakinnyi ukunda mu Rwanda bakina sinema nyarwanda ni bande? Bangahe? Mvuga abakinnyi bangahe? Nka babiri. Oya, ntari bireka mvuga umwe arahagije. Bivuga umwe nta kibazo. Wenda uwa mbere bamenya. Bamenya nawe uri umwagiteri amazemo igihe kinini cyane. Bamenya ndamukunda cyane kuko hari amagambo akunda kwivugira nyine ni meza tu. Hari ubwo na uyu Shadibo yambari Shadibo ntuza wa mukobwa agiye gukoresha ibiganiro abantu interview abastar n'indi. Abastar umukobwa cyangwa umugabo? Mukobwa ukoresha reka wenda nkwe nk'urugero. Nuza yaravuze ngo muyango ase bamenya aho kumbona aho kuguha ngewe no kuguha umushahara wa miliyoni 10 mu buri kwezi wahita mwiki uzibamenye ikintu yavuze bati nahitamo umushahara wa miliyoni 10. Urumva ko bamenya afite ubwenge bwinshi cyane. Bamenya nyine ndamukunda ni bamenya nyine. Karibu ikaze ku Kidasamura TV Rwanda, turakwakiriye. Aha rero tuba turi kurikirita abakinnyi binjira muri Kidasamura TV Rwanda. Turi timu y'abantu 8 ariko twashakaga abantu nibura 20. Babaze kuba 10. Ubu bamaze kuba 10 n'abandi bari kwiyongeraho baza, ariko uko bisa kose aba bantu bose bagomba kuboneka tugatangira iriya film izagira episode 100 kuzamuka. Nako ndakeka izabiryoshye kuko ntabwo bisanzwe. Abasitari nabo barimo ngira ngo abasitari batandukanye nabo bababonye. Ni babandi 8 ndi kuvuga. Hari abasitari 8 n'abandi turi kongeramo. Abo turi kongeramo si abasitari ariko dufite abasitari 8. Bazatera support mwebwe akabereka ibyo mukora, mugakora ibintu fresh, uwandika director bose abahari. Rero bavuga ngo timu y'abantu 8 bishize hamwe batangira kurokirita abakinnyi cyane. Uhaye ikaze rero. Murakoze rwose. N'abanyarwanda namwe muri kureba ino video yacu, turi kumwe n'umusore waje muri Rukiritoma. Nawe nimba ufite impano yo gukina filimi, nyaboneka
tujoyininge cyangwa utwandikire tuguhereze karibu kuri Kidasamura TV Rwanda. Ndabibutsa yuko ejo ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025 Rokiritoma ishobora kuzaba yarangiye abakinnyi buzuye. Ngira ngo namwe muzajye mugenda mubyibonera kuri Kidasamura TV Rwanda. Umukinnyi azageza hano tumubaze ibibazo nabisubiza neza, ubundi tumureke yinjiye muri Kidasamura TV Rwanda. Turi timu y'abantu 8 ariko dukeneye nibura abantu 25. Tumaze kubona abantu 23, turabura abantu 2, bivuze ngo bizagira ejo abo bantu 2 twababonye. Bivuze ngo rero nawe nimba ufite impano yawe tujoyininge uze dukorane dutangire gukorera ku mafaranga. Regis rero uhawe ikaze. Yego. Rero hano ni amafaranga bisa nkuko nabikubwiye, ariko tike uritegera yuje kuri seni, yuje kuri seni uritegera nisubirayo ikintu cyo kujya nyine kurya ibiryo biba bihari, urumva ntabwo wabura kudateka. Hano tuzajya turya tunanywe, ariko ikintu cya tike ntacyo, uzagenda witegere unagaruke. Oya nta kibazo. Kandi ikindi hano nta macumbi tugira, buri muntu wese akora ataha. Yego. Ubwo rero ibyo bintu nimba wumva uzabishobora wambwira tukagushyira muri Oya ndimo rwose ntunambure. Urimo. Genda rwose unyandike. Okay. Regis rero hari utundi tuntu ngiye kukubaza dukenya, ubundi nkahita nkurekura nkakira n'abandi. Nta kibazo mbaza. Regis, yego, umuntu aguhaye rori yo kuroga waroga? Nabaruga nyine. Okay, icyo ni icyaha cyo wagikoze. Umuntu aguhaye rori yo gutoragura amashashi wayikora? Imbere cyane. Harabura ikibazo kimwe. Regis, karamba, umuntu muri nko muri rori akavuga ngo mugende muryamane mu gitanda, iyo rori wayikora? Imbere cyane. Karibu rero uhawe ikaze kuri Kidasamura TV Rwanda. Reka twakire n'abandi cyane turi kumwe. Nta kibazo. Bantu mudukurikiranye hano kwizi kamera zacu za Kidasamura TV Rwanda. Rokiritoma yatangiye nkuko muri kubireba, turi kurokirita abakinnyi tubazana hano imbere kuri screen za Kidasamura TV Rwanda, mubareba imbere cyane. Nabasezeranyije yuko iyi filimi izasohoka ari karabutaka. Abantu mwakunze seri nkabamenya, abantu mwakunze seri nk'umuturanyi, abantu mwakunze seri nka Stimedi, twabazaniye episode ya Danger. Iyi episode izabituritsa, iyi episode izabirimo inyigisho nyinshi zitandukanye. Iyi episode ushaka kuyireba batandukanye n'umugore cyangwa bashwanye n'umugore, iyi episode ikagusubiza muri mood umugore mugasubirana. Ushaka kuyireba ufite umujinya ukarekera episode, ushobora kwigiramo byinshi bijyanye n'ubuzima busanzwe, ubuzima bw'imyororokere, uburyo ki wakwiga gukoresha agakingirizo, uburyo ki wakwirinda inda zitateganyijwe. Episode ugiye gusohora ikubiyemo ibintu byinshi. Turabararitse rero namwe mwese mufite impano yo gukina mwino filimi, mutujoyininge muze dukorere amafaranga abanyarwandakazi. Nababwiye yuko ubu turi kuvugana nta tike dutanga yo kuza niyo gusubiraho, gusa iyo ugeze kuri seni urarya, ariko ikindi ntago ducumbikira abantu. Ikindi kwinjira n'ubuntu, kandi ukumva ubishatse nta mafaranga dusaba, kwinjira n'ubuntu. Ibyo wakoze bitanze umusaruro, nawe ubonaho amafaranga. Ikindi ndabakunda cyane, mukomeze kugira umunsi mwiza. Imana ibarinde kandi ibahereze umugisha. Murakoze.